Lage attention kirongoza ari musubizo Lage rakazamuro bifunsi Pavel awukura amagoro n'izomo attention Zidane kapiteni wa polisi mtoto wa Kachiro ndani yatakaje uyu mukino Eber mu bakinyi bakinye niyo mpamvu natangiriye kuri line up. Sermogo yari hanze, Kabange niwe wakinye kuri kabiri, umutoza yari yakinye systeme nyine aba defenseur bane abafana bamaze iminsi bifuza. Bimwe mu byagaragaye harimo ko ikipe ya Rayon Sport ubona ko ifite manke yo kutagira rutayizamu, ariko kandi mu gice cya kabiri twabonye imipira miterekano kuko mu byukuri Guara amaze guhindurwa umwanya wabonye ko yakoreho amakosa menshi, babonye amakufra hafi izamu, kufra zigera kuri 6 ariko ntibazibyaza umusaruro. Rayon Sport wayanariza ute ku munsi w'ejo kuri uyu mukino batakaje? ngira ngo kuyanariza biranoroshye cyane ku muntu urebye umukino ikipe ya Rayon Sport yakinye ku munsi w'ejo. Eric yabivuze neza mu nkuru ko bateye mu izamu inshuro imwe, nayo yabaye mu gice cya mbere ku ishoti rya Tony Kitoga, ibaza nayo kugira ngo ikipe biri gushaka igitego cyo kwishyura ariko ntize kubasha gutera mu izamu. Hanyuma gusoza umukino wose muri rusange bateye kona imwe, birumvikana ko hari uburyo batakoreshaga batabyaza ku musaruro wenda baro bafite, ariko ngiye nkabibona mu buryo bw'abakinnyi bahari. Ngiye ntabwo muza n'abantu bavuga ko wenda ikibazo muri Rayon Sport nyamukuru ari umutoza, kubera ko umutoza bafite tuzi muri Mukura ko yageragezaga kuba yabona intsinzi, ariko se kuki yaboze muri Rayon Sport? Ubwo biranjyana ku kintu kijyanye na karite z'abakinnyi afite. Nk'ubu urebye imikinire ya Lotfi akunda cyane gukoresha impande ze, ubwo ndavuga 2, 3, 7 na 11, kubera ko nyine abavuga ko bashaka guhererekanya wenda bakaransa imipira mu mpande, hanyuma bakaba bakora izo cross cyangwa se n'indi mipira yava mu mpande. Ariko kugira ngo wumve ko izo mpande zo zidakora nuko nyine basoza bateye kona imwe, ubundi kona nyine ziva muri travaye yizi wing cyangwa se na nimero 23. Ariko kubera ko Rayon Sport yakoze amakosa yo kutubaka izo mpande zayo, ntabwo ishobora kubona umupira uva mu mpande. Nk'ubu ndaguha urugero, umuntu witwa Prince Musori ku bantu bari match ejo, hari cross yakoze ikitwa cross nyine kuba yafata baro akayifunga agakata centre. Icyo kintu cyonyine urumva kuntu cyoroshye, ariko ntabyo yakoze kubera ko ubwo bushobozi ntabwo. Mu minota nyuma y'umukino cyakoze yaracenze aragenda agera muri surface, nabwo bamujyana muri hanze nyine barayijugunya hanze ndamurenga, hari n'umupira afunze nabi. Hanyuma irindi kosa mbona ryakozwe ni gute watakaza nimero 2 rusanzwe ubanzamo, tuvuge ko wewe umureko yagiye bisanzwe, ubwo uravuga ngo Mbolenga fitina, ndavuga Mbolenga fitina, ugomba kumusimbuza, urongera amasezerano Serumogo, ariko umuzaniye undi nimero 2 ugomba gufatanya, ntabwo wituriza. Ariko Rayon Sport riturije ntiyazana undi nimero 2 ugomba kwakina, bisanze bari kwakinisha Kabange. Rwose Kabange uretse kuba ari umukinnyi w'umukurajeri ushaka gushyiramo imbaraga, ariko ntabwo ari umukinnyi ufite karite zidasanzwe byo kuvuga ngo niwe ugiye kugenderwaho muri defense, niwe ugenderwaho kuri nimero 2 cyangwa n'ibyo bindi byinshi. Ikindi kibazo nabonye gihari kubunda cyari kuri karite, Tony Kitoga turibuka bajya kumusinyisha ko twavuga ngo ntaho rwose tumuzi yakina, uretse kubagaragaye mu mikino ya Esperance Football Tournament, ariko ntahandi tumuzi yakina. Ushobora kuvuga ngo uramusinyishije nibyo, ariko yaba squad player, ntabwo yo umukinnyi ugiye kugenderaho. Ibaze ko mu mikino yose yagishuti umutoza yakinnye muri pre-season iminota myinshi yamuhaga, yahoga iminota 8 amuhaye 3, 4, nk'ahantu rwose yakinnye iminota myinshi nano iminota 45, yatangiye gukina kuri Singida, atangiye kubanzamo. Uzabona ntabwo ari umukinnyi wateguye mu buryo kujya umubanzamo, niba utazamubanzamo ufite uwo wateguraga pre-season n'ikibimaze, ariko uramubona kubona rwose binakina nta musaruro bitanga, akina ibintu nyine bitaganisha ku nsinzi. Nge rero mbona karite z'abakinnyi ba Rayon Sport, ubwo ngiye muri Mediane ho bya bibindi, nawe urabona ko karite zirimo zidahagije, yarabamenashe cyane. Mediane yagakwaya ndetse na Musanga bari bisanzuye cyane. Hanyuma polisi kinabane hagati buriya Akirongozi abari gukina ku ruhande, ariko asa n'ukina muri Mediane. Umutoza yambwiye ko bakora icyo bita Losange. Mediane irimo abakinnyi bane, ntago bari muri wing cyane,
iyo penalty ngera muri mediane kuko ku munsi w'ejo yasize umubiri ya Abedi pe buri mwanya kuko yamukinnye omahome Yewe. Abedi bisa naho hari inota yagezemo mu gice cya mbere kijya kurangira ubona atakaje concentration ya match nyine ubona ko avuga ngo wenda muri mitaka biri nongera kugaruka kuri ritime nziza kuko yamukoragaho buri kanya na baratanze akamukozaho umubiri we kugira ngo yumve ko yari mugiye yageze haranarakara Abedi ahubwo igice cya kabiri none atangira kujya kuzisabira hariya kuri ku murongo wa gardien Ibere yaravuze ikintu cyo kuba Rayon hari ukuntu idafite karite ariko hari n'ikindi Ibe sinzi niba warushoje wakomeza ntacyo turungikanye Rayon ntabwo itoje rwose ekipe uburyo ikora na warm up tubibona yuko imyitozo ni mike cyane pe mu bigaragara turetse kubeshya Rayon yafashe umwanya munini cyane wo kwita ku bijyanye n'imiyoborere bino bibazo byagiye bibamo nyine by'abasaza kuko umuyobozi n'indi hagati ya board na association focus ikaba ari aho iri cyane kuruta iri hanze y'ikibuga kurusha gutegura mu kibuga kwita mu kibuga ndetse binahurana nuko umwanya wo kugura abakinnyi wari ugeze aho gushaka abakinnyi navuga ngo beza bari baraprovinze hano muri league babanza kubireka abakinnyi baragurwa abandi bagenda bangwa kubera impamvu ngo yazanywe na kanaka rero yisanga iri kugura abakinnyi ku isegonda rya nyuma kandi idafite amakuru ahagije noneho yisanga hari kalite itabonye cyangwa se urwego rw'abakinnyi zanye batari ku rwego rw'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yagakeneye so nge ndabibona mu buryo butatu Afahami ya Lofty n'abungiriza be iyo ushyize amaso mu nzove bakubwira yuko ikintu cya mbere bakora usibye hamwambari aje atangiye kongera gushyiramo akantu ka fitness mu by'ukuri umwanya munini kubera kuba hari ukuntu batumvikanaga na Ayabonga 100%, umwanya munini cyane ntibakoranaga ibyo bita gutegura séance z'imyitozo ku buryo ibyo ngende gutegura nka physique ijyana na tactique wa physique bi reflecting icyo umutoza ashaka mu bakinnyi be ari nacyo kizakoreshwa muri match kuko nka mbere musanzwe bw'umutoza we wa physique yaravuga ati nshaka kujya nkina gutya aba defenseur batatu umutoza wa physique aravuga ati uzajya ukina gutyo bindekeza understanding coaching ni arabyumva ni nkuko sinzi uko nabisobanura ni nkuko naza mu kiganiro ariko ntemeranya n'umurongo w'igitangazamakuru nkorera na editorial yani hari sinakoresha imyitozo ya physique ariko ntemerana na coach uzayikenera ngo ayihuze na tactique kuko tactique ni igikorwa gihuza physique na technique that's tactics ntago wambwira ngo abakinnyi ba Rayon bariruka ngo urahagarara bariruka ariko kuri doze ingana itukeneye iki coach bariruka ariko ukeneye ko mbirukansa gute ukeneye ko nkoresha séance zingana gute zisa gute je yawe imeze itirasaba iki kugira ngo ujye kubibashyiramo muri tactique none bihuze n'ikibuga so icyo rero nta cyabaguzi cyabaga barazaga mugabo yari degute niyo mpamvu yisubiriye niwa muri Afrika Ayabonga icyabaga ni deka je ya deka hari ibintu bitatu itanga muri Rayon Sport muzavunikisha cyane icyo ndakibateguje mbere yuko rwose tujya no mu bintu byinshi nimutabona imvune nyinshi muri iri sezo hari umutipe usigaye ugira atera imigisetsa ngo mpinduke igikeri yarabati ngo nicyo kintu kibi cyane iyo umubwiye Canada bati nibitabo nzahinduka igikeri so simuze ngo mpinduke igikeri ariko izavunikisha parce iyi myitozo nawo mapu yabo nta ibintu bya deka ntibikibaho Afahami yamutoza nkawe mukuru ntabwo bikiba utuntu twareyo haratera dukona dutatu bagakora turiya tuntu bagashyiraho turiya tuntu twasera n'umutwe kunyuramo kuri umukinnyi aba agira akava hano ku gakona kamwe akagera ku kandi agahitabwira ngo mukore ikiziga cy'abatandatu hajyemo babiri hagati biriya bya Londo ngo umuntu arekipe utwo dutize tw'abana umukinnyi ugiye kwiruka ugiye kujya mu kibuga iminota 90 ugiye kuba hagana arahura na bamusanga abana b'abakongomani bariye bafite imbaraga wariye muri polisi wariye hano muri mesi wariye wabaha amavitamine umwana bakubye wanyuze mu mamaneke 70 nakubwiye amasprint bakora ya metero 100 uramuzana utwo tuntu twa deka na twa Rondo wabonyita ko bakafite nta mwuka reyo nta mwuka niyo mpamvu aragaragura uko ashaka arinjira box aracenga rero imina you see ekipe ntitoje nicyo cya mbere ariko sinenganya Afahami nubwo nawe imikinire itanatanga uburyo bwo gutanga ibitego byinshi cyo abantu bakimenye ari muri Mukura sezo ya nyuma akoze ibitego 23 yatsinze atsindwa 27 Mukura yasoje mu mwenda w'ibitego ikintu gikomeye azwiho muri tactique
agerageza gukora amabloke. Niyo mpamvu buriya abantu bavuga ngo ni defense ya batatu bakumva ni bake, ariko burya defense ya batatu igarukamo aba wing back babiri bakaba batanu, ikagarukamo aba recuperateri babiri bakaba barindwi. ubwo mu bakinnyi imbere ubwo bajya gushaka ibitego ukabusigaranye batatu. Yes, freedom yo kugiye ku izamu ntagirimo. Niyo mpamvu bamwe ngo retusha tujya kwa defenseur bane cyokora yabakinnye ni mugoro hatagira bavuga ngo yakinnye batatu yakinnye bane agiye gukina bane mbona ari nko kwivanaho wenda batabimbaraho kuko aravuga ngo reka nkinishe bane nkuko abantu benshi babishaka babafana n'ubuyobozi kuko uko ayireba nawe arayizi kidakomeye cyane muri karite reka nkinishe bane byibura baje kunshinja ikintu cyo kuvuga ngo imitoreze yanjye ariko nibanshinje gusa nawe nafunze umutwe kutemera ibyo bansabye nagaruka babyishimiye. Aho ni naho nshaka ko mukanya Rigani aza kutujyana muri za ndani na za siri kuko hari video nabonye wa postinze kuri social media zawe werekana umutoza Fahamia n'umutoza ese buri baramwungirije cyangwa n'umuntu aracyashinzwe kongera imbaraga umwongereza we kuko niwe babaganira aho iriya shusho ndagira ngo uze kuyidusobanurira.